Hello everyone, mwiriwe neza. Nitwigira neza Yves, ngiye kubaganiriza kuri topic nziza cyane. Ni topic iri buze kuba igaruka ku kintu bita inevitables of success, cyangwa se ibintu utagomba kwirengagiza kunyuramo nimba ushaka success. Rero nizere ko turi buze kubana mukabyumva neza cyane. Abantu benshi bifuza success ariko ntago bemera gutanga ikiguzi bisaba kugira ngo mugere kuri success. Abantu benshi bifuza kujya mu ijuru ariko ntago biteguye gupfa. Okay, rero ndagira nkwereke inzira cyangwa se ibyo ugomba kunyuramo, ibyo ugomba kwitegura kunyuramo kugira ngo ugere kuri success. Nimba utiteguye kubinyuramo, say bye bye to success. Igendere hakiri kare ntabwo success yabikubereye. So nihutishije naje kubona amanota yo gukomeza muri kaminuza muri IPRS Kicukiro, aho nigaga mechanical engineering ibijyanye na production and manufacturing cyangwa se bijyanye n'inganda ndetse n'amasudire. Hanyuma rero nabyo nabyigaga ku manywa, nigira kuri buruse ya leta birumvikana nigaga ku manywa, nimugoroba nkajya gucuruza ibiraha n'amacapati kugira ngo ndebe ko nabona uburyo nabona ibifasha ishuri cyangwa se bishyigikira amasomo kugira ngo iminsi ikomeze kwicuma. Rero nyuma naje guhura n'amahirwe ya network marketing opportunity, nza kubwirwa opportunity yo gukorana na network marketing industry, nza kuyemera mu buryo bugoranye. Kubona starting capital byarangoye, binsaba kwigomwa bikomeye cyane. Mfata umwanzuro ngurisha laptop niganaga muri kaminuza ya Positivo, ngurishaga telefone nakoreshaga kuri WhatsApp ndetse ndaguzaguza kugira ngo mbone uburyo ntangira. Gusa uyu munsi ndi very grateful ku mwanzuro nafashe, ndetse ndumwe mu bantu bavuga ko success knows no age. Ntago success yitaye ku myaka yawe nshuti yanjye, nimba ukiri mutoya, nimba ushaje, ntago success ireba iby'imyaka. Success knows no background, ntago success yitaye aho uvuka. Rero ibyo nakubwira naba mbihagazeho 100%. Success knows no age, success knows no background. Success cyo yitayeho ni wowe ubwawe gusa, n'uburyo uri serious, n'uburyo witeguye guca muri bino bintu tugiye kuganiraho nimba ushaka kugera ku iterambere koko. So rero ibintu utazabura guhura nabyo nimba ugiye gutangira inzira yo kujya ku iterambere, nimba hari business ushaka gukora kugira ngo uzatere imbere, bino bintu ntabwo ushobora kuzabicika. Nshuti yanjye, ikintu cya mbere turavuga ku bintu bigera ku 10, ariko ikintu cya mbere kiravuga ngo you will lose some friends. Nimba ushaka gutera imbere, yaba muri iyi business cyangwa se muri business zisanzwe, cyangwa se mu kazi, cyangwa se mu ishuri, nimba uri n'umunyeshuri, bino bintu birakureba. Kuko hari igihe iyo ushaka kugera kuri success y'ikintu runaka, ugomba kwitegura kuzatakaza inshuti, kuko nta nari muzigira wumva ibintu uko byumva bihuye nuko abandi bose babyumva. Kandi igihe cyose uzashaka kwactinga mu buryo bwo kugira gushimisha abandi bantu, wowe ubwawe uzaruzinga an opportunity. Ugomba gukora rero witeguye ko mu nzira yawe uzatakaza inshuti. Hari aho mutazigira mu byumva kimwe nkuko wowe ubyumva. Abanyeshuri twiganaga muri kaminuza no abantu ba mbere banciye intege. Abantu bose bari banzi, abo twasenganaga aribo bari inshuti zanjye magara, ariko nibo bantu ba mbere banciye intege. Nibo bantu ba mbere bambwiye ati Yves, ibintu ugiyemo kuva kano kanya nta nubwo twakongera kukwita inshuti yacu. Nushaka unasubira nimero yacu muri telefone zawe, ntuzongere kutuvugisha, ntuzongere kutwandikira. So rero nawe itegure nimba hari inzira nako ushaka kujyamo ya success, you will lose some friends. Hari igihe rimwe na rimwe uzajya gukora business yindi, ufite business idea, abantu benshi baguca intege. Nibyo byabaye kuri uriya mugabo umuherwe wakoze Facebook ndetse na za Instagram, Mark Zuckerberg. Yatangiye kuzana idea ayigejeje ku banyeshuri bari kumwe kuri crew bagendanaga, bose bamuca intege. Ariko babiri bemeye kugendana nawe uyu munsi, uko bose ari batatu n'ababilionnaire. So rero yaboneka itegure kuzaruzinga some friends nimba ushaka gutera imbere. Icyiza nuko ibanga nakubwira nshuti yanjye nuko n'ubundi baravuga ngo people, abantu ntabwo bazigira bagukunda mu gihe cyose ushaka kuba extraordinary. Bagukunda mu gihe cyo nyine uri average, nibwo baba bari muri comfort cyangwa se bashimishijwe banezerewe n'ubumwe mugiranye. Ariko iyo ushatse buri gihe kwatacinga ku bintu biri great cyangwa se bidasanzwe, biri extraordinary, bita bimakinga your people discomfort, cyangwa se ntabwo bakomeza kumva bari muri comfort ya friendship yawe nabo. Niyo mpamvu uzasanga rero bigusaba kwitegura kuruzinga friends and family. Hanyuma point ya kabiri tugiye kuvugaho kugira ngo ugere kuri success iyo ariyo yose nshuti yanjye nizere kuri kunyumva, hano nta na hamwe nabogamiye.
waba uri ukora iyihe business wikorera, waba ufite company nini, waba ufite akazi runaka bisanzwe, ibi bintu ni ibintu ugomba kwitondera nimba ushaka kugera kuri success. Rero point ya kabiri kuvuga ngo you will think you are going crazy. Hari igihe kizagera ujye utekereza ko nawe hari wabaye umusazi, ndetse n'abantu benshi, imbaga y'abantu benshi bakuzi bajye bakubona babone wabaye umusazi. Ndetse nimba uzi kuri mu rugendo rwa success, ukaba uzi ko nta muntu n'umwe kugiraho confusion ngavuga ati hari runaka yarasaze, nshuti yanjye mbanza ntacyo wari watangira gukora, ahubwo nakugira inama yo gutangira bundi bushya. So rero igihe cyose uvuga ati ngewe ndashaka success runaka, ndashaka gutera imbere ku rwego rwo hejuru, itegure ko society izabanza ikagera ku rwego gufata nk'umusazi bitewe n'ibintu uzajya uri gukora na commitment uzajya ubifitemo. Hahandi umuntu akora no mu mvura agakora, hahandi umuntu akora mu gicuka abandi basinziriyeho ntiyumve imbeho agakora, hahandi akora mu gitondo abandi aribwo baryohe n'ibitotsi agakora, hahandi akora amajoro abandi bumva bananiwe, abandi bakajya muri weekend kwishimisha wowe ugakora. So bazabona kuri crazy, kandi nawe ubwawe ko kuzabitekerezaho bigere ku rwego ushobora kubona warabaye crazy. Bityo rero icyo gihe izaba ari part of your success, noneho uzaba uri mugenda approaching your success. Ariko nimba uyu munsi ukora ibintu ukabona biri cyari perfect muri society, baracyabifata neza, barakubona bakabona rwose uko wabikoze niko kwiza kubashimishije, my dear friend, nta kintu wari wakora. Ukeneye gukora kugeza ku rwego confusing society, bakabona yuko hari uri crazy. Nkunda umugabo witwa Nelson Mandela yaravuze ngo it seems like impossible until it's done. Igihe cyose uba ugomba gukora confusing abantu bakabona n'ibintu uri ufite, inzozi urota, intego zawe bikaba confusing, bakajya babona ibintu byose uri kubabwira bidashoboka kugeza igihe ubishoboreye. Inshuti yanjye, twagiye kuri point ya gatatu. Point ya gatatu tugiye kuvugaho muri za ngingo tugiye kuvugaho zigera mu 10 zigaragaza ibyo ugomba gucamo mbere yo kugera kuri success. Point ya gatatu yagarutse ku kintu kivuga ngo you will feel pain. Uzumva uburibwe. Uzumva uburibwe. Musaza His Excellence Paul Kagame yaravuze ngo kora cyane kugeza igihe wumvira uburibwe, kubera ko ubukene bwo buraryana kurutaho. So rero sinzi nimba nawe uyu munsi ujye ukora kugeza ku rwego wumvisha uburibwe, cyangwa se wa muntu ukora wakumva bikunaniye, wakumva unaniwe, wakumva urushye, ukavuga reka ngiye kugira gute, reka ngiye kwiruhukira. Nimba uri kwibabarira, nawe success izakugeraho ariko yibabarira. Mu yandi magambo ntango izigera ikugeraho for free, ntango izigera ikugeraho yihuse cyangwa se mu buryo bworoshye. Nayo izibabarira igenda iza gake gake, kuko nawe uribabarira iyo ugeze aho bikomeye, uribabarira ukavuga reka nduhuke. Iyo wumva gatagacurane kaje ati ndarwaye, turyame iminsi 2. So my dear friend, your success nayo izagiza gake irwaremo gake, rimwe ivuge ngo ntabwo ndi muri mood yo kumusanga kwa ko nawe ujye ukavuga ngo uyu munsi ntabwo ndi muri mood, ndumva nabyutse nabi. So success nayo izagikuzaho igenda nabi. So rero you will feel pain, be ready. Itegure ko nimba hari urugendo ugiye gutangira uyu munsi, maybe ugiye gutangira restaurant, maybe ugiye gutangira ese umushinga wo gukora salon de coiffure, mbese ugiye gutangira umushinga runaka wo kubaka, ntabwo uzigera ubona inzu yawe isa neza nkuko wayibonye plan umaze kuyikora ukayibona utigeze feeling a pain. Every success will require you to feel pain before you get it. Buri success yose izagusaba kubanza ugafeelinga pain, uburibwe, mbere yo kugera kuri ya success. Kandi buri success yose hano ku isi, abantu bose bagera kuri success urebye baca muri mu nzira zijya kumera kimwe. Ntuzareba network market abarenze binjiza amafaranga menshi buri kwezi, buri mwaka, ngugire ngo kugira ngo abigeraho bigeze bataruka iyo step. There is no elevator to success. Nta na rimwe uzigera ubona essentiel ikuzamura cyangwa se lift ikuzamura kugera kuri success ya direct. You will have to take a stairs. Uzaba usabwa gufata escalier. Nshuti yanjye, muri izo escalier rero harimo na escalier yindi ugomba gufiringa, ukanaba prepared ko ugomba kuyicamo, iyo bita feeling pain. Ugomba gufiringa pain. So rero nshuti yanjye, nizere ko iyo point wayumvise. Tugiye kuri point ya 4, nayo zimwe mu ngingo 10 usabwa kwitegura, cyangwa se mu usabwa kwitegura kunyuramo nimba ushaka kugera kuri success ihambaye. Ingingo ya 4 rero iragaruka ku kintu kivuga ngo you will almost talk yourself out of it hundreds of time. Uzagenda rimwe na rimwe nawe ubwawe
wiganiriza ndetse wishidikanyaho wumva ko hari nawe umwanzuro wafasha atari wo inshuro zirenga magana. Ntabwo ari inshuro imwe nshuti yanjye. Hari umunsi uzajya ubikora ubone byanze nurangiza ugende mu cyumba wigunge wiganiriza uvuga atari ku bungu bari bandoze njya gufata uriya mwanzuro, ariko ubungu ubundi uriya muntu wamaye business idea ubundi ntiyantuburiye, uriya muntu ubundi ntiyandoze, uriya muntu bite nawe ubwawe wishidikanyeho. So icyo gihe uzaba uri muri part of your success. Nawe ubundi ukoze ikintu ukora direct hatajemo akantu ko kujya ukibazaho nawe ukibaza nimba ko kari byo cyangwa atari byo, ntabwo icyo kintu cyaba kinahambaye. Burya ugomba gukora ikintu nawe ubwawe kigera ku rwego kiguconfusing. Burya igihe kitangiye guconfusing cyangwa kiri kukubaza ngo are you serious, you want success, kubera ko ntabwo cyahita kiza direct. Impamvu rimwe na rimwe uzaba ufite intego ukaba ufite inzozi ariko wageramo hagati ukabona birakomeye, biba biri kukubaza ngo are you serious, you want success. Ese uri serious koko ukeneye success? Ni nkuko wafata umuhanda uri kugenda ahantu runaka uzi neza destiny y'uwo muhanda, uzi neza aho umuhanda uri bukugeze cyangwa se uri kugarukirize, ariko mu hagati utaragera ahandi wari uzi neza witeguye kuza kugera, uhagejejwe na wa muhanda mu hagati ukaza kuhabona ibiziba, mu hagati ukaza kuhabona umuhanda waracitse, mu hagati ukaza kuhabona habereyemo impanuka, hasa nkaho mbega agiye kuguteza ambutiyaje. Rero umuntu utari serious ahita akata inzira agasubirayo kuko abonyemo ikintu kimeze nk'ikigusha mu nzira. Ariko iyo uri serious ushobora gutegereza iyo ambutiyaje ikava mu nzira, nimba ari ambutiyaje Kwemera ukihangane wahamara isaha ariko kuko ushaka kugera kuri cya kintu kiri imbere ya hahandi urategereza. Ushobora kubona umuhanda waracitse biri bugusabe kuwucamo, mu zindi strategies zidasanzwe zikoreshwa mu muhanda uzemera zikoreshe kuko uhaye agaciro ikintu kiri imbere ya hahandi iyo nkomyi yabereye. So rero umuntu utari serious we ahita akata agasubirayo. Ngiye kubaza akabazo, ese burya umuntu wari umufashe umuhanda avuga ati ngiye hakurya mo hagati akaza kubonamo ikintu kiri kumubuza kugerayo neza, yakase agasubirayo, cya kintu abakigezeho? So igisubizo wakihereza, ariko nakeka igisubizo cyawe kiri buze kivuga ngo ntago cyakina abakigezeho. So igihari rero no kuvuga ngo icyo kiri impamvu kiba kije hagati mu rugendo rwawe rwo kugera kuri ya ntego yawe, rwo kugera hahandi ushaka, kiba ari kikubaza ni muri serious kuri za ntego zawe, kiba ari kikubaza ni muri serious kuri za nzozi zawe, kuri hahandi ushaka kugera. Then uri serious urakomeza ukagenda. Uramutse uvunitse ugakomereka wenda ugasitara ino, wari ufite gahunda yo gukomeza ukagenda, wakwemera ukanafata igiti ukicumba ukagenda ucumbagira ariko ukagerayo iyo uhaye agaciro ikintu kiri hahandi wari uri kujya. Ariko iyo utagihaye agaciro tuvuga ati navunitse reka nisubirire inyuma. So nagira nkwibwirira yuko hari umunsi uzajya nawe witekerezaho ubone ahantu ugeze birakomeye, hasa nkaho afunganye, hasa nkaho nta yindi nzira ikomeza, ariko bizajya bari kugira ngo ubanze witekerezeho wongere wiyibutse nimba ko kuri serious ku ntego zawe no ku nzozi zawe. So umunsi wajya ubona nabyo biciyemo bizajya bari part of your success. Indi ngingo ya 5 iravuga ngo you will lose some money. So ntutekereze kuzakora ngo ugere kuri success nta mafaranga na make yabigendeyemo, ntabwo bishoboka. Abakire benshi cyane hano batumiza imari, bagatumiza imari zikaza mu kontineri bigaca mu bwato, bimwe bikaza kuburira mu mazi, hari amamiliyoni arenga 50, arenga miliyoni zingahe. Wowe uri kumva ushaka kugera kuri success nta mafaranga na make y'uruzinze, ntibishoboka. So uyu munsi wa none nimba hari business runaka ushaka gukora, hari usanzwe gukora se, hari ushaka gutangira se, itegure ko yego hari amafaranga uzagaininga ariko hari n'amafaranga nawe uzatanga, my dear friend. Ubundi hari abantu baciye bavuze story bavuga ku kantu kavuga ngo success and failure are twin brothers, cyangwa se insinzi no n'insinzwi cyangwa se no guhomba ni nk'abana babiri b'impanga. Mbega ni nk'amaguru abiri iburyo n'ibumoso. Iyo umuntu ari kugenda ntabwo agendesha iburyo gusa ngo nuko ngo akaguru k'iburyo ngo tuzi ko ariko gakomeye, oya. Iyo umuntu agenda akenera akaguru k'iburyo ndetse n'ak'ibumoso, kuko atera k'iburyo akongera akahita atera n'ak'ibumoso. Uko niko umuntu wese ufite mindset ya business agomba gutekereza. Today you succeed, tomorrow you fail, to the day after tomorrow you succeed, the day after you fail. Bigenda gutyo, fail, succeed, fail, success, fail, success, fail, success. Ariko nakunze amagambo yavuzwe n'abagabo bakomeye cyane, harimo Jack Ma, harimo ba Joe Biden, harimo abagabo benshi bagiye bayagarukaho, bakunze kuvuga ngo kugwa ntabwo ari ikibazo, ndetse baravuze ngo igipimo cy'umugabo ntabwo bagipimira ku nshuro yaguye, ahubwo bakibarira ku gihe amara hasi yaguye.
ese agira umwete ungana iki mu kuhita yongera agahaguruka. Nicyo kizakubwira uno mugabo. Naho ubundi kugwa si ikibazo, nta mugabo utagwa, ahubwo umara iminota ingahe hasi iyo waguye. Ese wihagurutsa vuba mu gihe kingana iki iyo waguye. Mbega iyo wafailinze wongera gukora backup ryari, wongera gukora backup mu gihe kingana gute. Ikibazo si ugufailinga, ahubwo ikibazo no gufailinga warangiza ukayamanika ati nayamanitse ntabwo ndi bwongere gutrying. So jya ukomeza ugerageze until you succeed. Then point yindi tugiye kujyaho irimo iravuga ngo you will cry before you get it. Hari n'igihe bizagusaba kurira my dear friend, hari igihe uzasabwa kurira kugira ngo ubashe kugera kuri success. Ndabyibuka nanjye byambayeho hari igihe najyaga nicara nkumva amarira arimo aramanuka, nta muntu wankubise. Byari byakubaho, nta muntu wagukubise ukabona amarira arimo aramanuka. Bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko hari n'ayatemba ajya hanze kandi uri umugabo, kubera yuko ushaka kugera kuri success. Yarawugira ukabona neza biranze, bikaba bishoboka ko wanarira. Rero nawe umunsi bizakubaho ukabona uri murarira, it's a part of business. Ahubwo ikintu kibabaje, nsigaye mbwira abantu nkababwiza ukuri, igitangaje si uko wabona uri gushaka kugera kuri success ariko ukabona rimwe na rimwe ntabwo biraza neza, biri gusaba ko uburara, biri gusaba ko rimwe na rimwe uracyana bakwa yandi road, ariko ukabona rimwe na rimwe wabuze nayo kwishyura inzu kandi uri mu nzira yo kugera kuri success. Rero ntabwo ikibazo ari uko burya waburaye, ntabwo ikibazo ari uko waba se wabuze yo kwishyura yandi road, ntabwo ikibazo ari challenges ucamo, ahubwo ikibazo wowe ni reaction ugira nyuma y'izo challenge. Hari umuntu uvuga ngo ndumva byakomeye, naburaye nabwire sasa ndigendeye, ntabwo nzongera gutryinga bino bintu ndabona bikomeye. Hari undi uvuga ati birakomeye uyu munsi ariko ngomba gutryinga ahubwo more time. Nimba najyaga trying 10 ku munsi, hari ibintu nakoraga 10 ku munsi, ngiye kujya mbikora 20 ku munsi, nibwo nzirukana kino kintu cyo kubura, nibwo nzirukana kino kintu cyo kubura amafaranga y'andi road. Ese we reaction yawe biyihe ubundi uramutse uhuye n'ibibazo? Iyo umaze gucryinga kuri ya nzira yo kugera kuri success, what become your reaction? Ni iki gihita gihinduka reaction yawe? Ndagira ngo uze kubitekerezaho. Kurira si cyo kibazo, kubera ko n'abantu benshi bose uzi babakire babaye successful nabwo babinyuzemo, kuko twamaze ko nakari inevitables of success. Nta muntu umwe wigeze akira bitabanje kumuriza, bitigeze bibanza kumubabaza ku rwego bishobora kumuriza. None se wowe nimba uri murarira, byibura ni byiza ko wariza, ariko se reaction yawe nyuma yo kurira imeze ite? So nagira nkwibwirire ko no kugira ngo ugere kuri success hari abo bigera bigasaba ko ushobora no kurira amarira asanzwe kandi uri umuntu w'umugabo, kubera ko business hagira rimwe ihura n'ama challenge menshi, ukajya kubona ukabona ibintu byawe byose wararanguye babyibye, kandi n'amafaranga waranguje n'inguzanyo, ufite risk z'amafaranga uzishyura kuri credit yawe, none bigiyeho yuko n'iduka ryawe ryose cyase shop yose bayigize gute, bayibye. Ugasanga abana bawe barashaka kujya ku ishuri nta minerivare zaro, ugasanga madamu wawe yagiye muri maternité kubyara, ugasanga ni kibazo. Birashoboka ko warira rero, ariko ntabwo igisubizo cyo cyanyuma yo kurira ari ukuhita ubivamo. Rira yego ni byiza, uruhure mu mutwe, ariko ukomeze gukora, nibwo uzagera ku cyo ushaka kugera. Uko nuvuga ati ndarize ndababaye ariko mbivuyemo, ntabwo n'ubundi ari buzabugeze kuri success. So ngira ngo icyo cyumvikanye. Tugende ku indi point iri kuvuga ngo your family and friends will discourage you and reject you. Ntuzigere utungurwa nubona famille yawe mu gihe uri muri urugendo rwa success bari kugudiscouraging, bari kuguca intege, ndetse ukabona bari kukurejectinga. Nimba byari ngombwa ko hari abagufasha baguteringa mu bitugu, ukabona barakurejectinga bati no, ntabwo tubyemeranyaho nawe, ntabwo tubyumva kimwe, ibintu ushaka gukora ntabwo twabyumva kimwe. Ibyo bizakubaho. Byagiye bitangira, ndabyibuka tukiri muri za secondaire, washaka kujya muri section runaka iwanyu bakakubuza, kandi ari famille yawe, bagashaka ko wiga ibyo bo bashaka. Kandi nyamara ubundi hari umugabo wavuze ngo nimba ushaka kuba different, cyangwa se ushaka kuba umuntu udasanzwe utandukanye, ukeneye gukora ibintu bitandukanye, ariko ikibazo usanga mentalite z'ababyeyi, mentalite z'abantu bakuru bashaka kugushyira mu byo nabo bakoraga. Nimba papa wari engineer aba yumva ashaka ko wiga nawe engineering. Nimba usanga mama wari umunyamategeko bashaka ko nawe ukora amategeko. Nimba hari umudokiteri mu babyeyi bawe bashaka ko nawe uzaba docteur cyangwa uzavura. Ntabwo ari byo. Wowe ushobora kubaho gushaka kuba different nabo wasanze mu muryango wawe, ushaka kwachivinga ibirenze ibyo wasanze mu muryango wawe, biragusaba rero gukora ibintu bitandukanye n'ibyo bakoze. Ntabwo bisaba gukomeza kugendera muri wa mujyi wabasanzemo. Rero icyo nashatse kuvuga hano, ni byiza cyane ko uzajya ubona rimwe na rimwe utari kubyumva kimwe n'abantu bo mu muryango wanyu.
bizaba birimo bigusunikira kuzacivinga ibirenze ibyo babashije kwacivinga, kuko n'ubundi yaba mubyumva kimwe byaba bisobanuye ngo uzanacivinga ibyo nabo bacivinze, kuko ubwo nabo n'ibyo bitekerezo ari byo bafite, ubwo ibyo babashije kugeraho nawe ibyo bitekerezo nawe ari byo ushyira muri wowe, ibyo babashije kugeraho nibyo nawe uzabasha kugeraho. So ntago success rero yitaye ko ibintu wabanje kubyumva kimwe na famiye n'abakuru bawe na bene wanyu, ahubwo ba prepared, itegure ko nimba ugiye mu rugendo rwa success bishoboka cyane kuzagenda uhura naho iwanyu famiye bwite baguca intege, batabyumva kimwe nawe, bakakudiscouraginga, bakakurejectinga, ariko n'ubundi ugakomeza. Hari aho uzasanga ari umukunzi wawe bwite, umukunzi wawe kwa kundi uri nk'umusore ukaba ufite chérie, ufite fiancé, akubwira ati mba mubwire inshuti yanjye nimba ugiye gukora ibyo bintu uhite unyibagirwa, urahitamo kimwe, urahitamo ibyo bintu cyangwa uhitemo ngewe. Can you imagine nk'umuntu waguciriye ajye ku rwego rwo hejuru, ntangazaga gushyigikira avuga ati nari umukunzi wawe, ibyo wajyamo uko biri kose nanjye ngomba kubijyamo, ahubwo icyo yahise ahitamo gukora aravuze ngo nimba ugiye muri ibyo bintu urahitamo kubikora ngewe undeke cyangwa se umitemo bireke. Ibaze nk'icyo kintu bibaho rero, ntibizagutungura inshuti yanjye. Kugira ngo ugere kuri success hari igihe uzajya uhura n'utuntu nk'utwo, famiye, inshuti bakakudiscouraginga, bakaguca intege. So ndizera ku kantu kumvikanye. Akandi ga point kari kuvuga ngo you will doubt yourself thousands of times, cyangwa se uzajya wishidikanyaho inshuro zirenga 1000, kuko hari igihe nkuko nabivuzeho kuri ya point nundi yabanje yajyaga kuvuga kimwe n'iyi, hari igihe bizakubaho kuzajya wicara mu cyumba ubwawe, tekereza amahirwe warayafashe, yego wakoze buri kimwe, yego warashoye, yego hari business watangiye, yego watangiye amasomo, ariko nimba ari nk'umunyeshuri ntange nk'urugero, aburiya kwambara gukora graduation biraryoha, ariko iyo abanyeshuri bafite ama assignment, y'abanyeshuri barimo bariga mu majoro, bafite ama projet bari gukoraho, bafite ibitabo bari gukoraho, baravunika. Niyo bakiri mu wa mbere arakora wenda bagiharaye kuvuga ngo ndi muri kaminuza muri iya 1 cyangwa level 1, ariko yageze mu wa kabiri atekereza yararangije mu mwaka wa mbere, ariko ari gutekereza umwaka wundi wa kabiri wa gatatu ukiri imbere yiwe. Birashoboka cyane rero ko aho ngaho yatangira kugira gute, yatangira kwishidikanya, akabona ndetse yarakoze erreur, yarakoze amakosa mu kugira gute, mu kuba yakora this business cyangwa se kuri ayo masomo, guhitamo ibyo bintu byose ari gukora, ugasanga atekereje ko ari erreur yakoze. Rero nshuti yanjye ndagira ngo mushishikarize ko igihe cyose uri gukora business, igihe cyose uri mu masomo, igihe cyose uri mu biki, birashoboka ko uzagera ukajya witekerezaho ndetse cyane, yego ukumva ko byanga bikunda nawe ukishidikanya wese ni ngewe ive wabikoze cyangwa nundi. Birashoboka cyane rero ko uzagera ku rwego nawe uzajya wishidikanyaho, kandi bikazaba ari part of business. Indi point rero iragaruka ku kintu kivuga ngo you will feel that you are working more than what you are getting paid for. Igihe cyose gitangira business, igihe cyose gitangira buri kintu icyo ari cyo cyose, yaba ari n'akazi ukorera boss cyangwa se ari nde wundi uri gukorera, buri kimwe cyose uri gukora ari kuri mu nzira yo kuvuga ati ngiye nshaka kugera kuri success, kimwe mu bintu bizaranga iminsi yawe ya mbere cyangwa se imyaka yawe ya mbere muri urwo rugendo rwo gukora yo kugera kuri success, uzajya ukora ariko ubona imbaraga watakarije mu gukora ni nyinshi cyane kurusha umusaruro urimo urabona muri ibyo bintu uri gukora. Uzagera ku rwego uzajya utekereza usange urimo urakora cyane, ugakoresha imbaraga nyinshi, ugakoresha umwuka mwinshi, ugakoresha umwanya munini cyane, ariko umusaruro ukaza ari agatonyanga. So ibyo rero nibikubaho uzamenye ko nabwo ni part of business. Ntekereza ko mbahaye urugero rworoshye rwumvikanira muri business zisanzwe tuzi hano hanze muri societe, wabyumva vuba cyane. Ntekereza ko uriya muntu muzi uzi muri quartier ufite restaurant ikunzwe, uyu munsi ushobora gusanga agira abakiriya benshi ku rwego ushobora no kujya kumureba saa 2 nimba wenda nijoro ubundi yaramenyereje abakiriya ko na nijoro nta kibazo bafite ibyo kurya, ariko ushobora gusanga wajyayo na saa 2 ugasanga ibyo kurya byashize, atari uko mu gitondo atari yabibyukanye, yarabifite rwose, ariko kubera abakiriya benshi agira, hari igihe kigera ibyo yari yaranguye byose, ibyo yari yateguye byose bigashira. Ariko nyamara umubajije buriya story wagitangira, nawe hari igihe yakoraga cyane, abakozi be bakoze cyane, bagategura byo kurya bikaba bihari, ariko bikaza kurangira agurishije isahani imwe. Hello, ibaze kugurisha isahani imwe kandi wari wabiteguye, bikaza kurangira andi masafuriya nka 2 3 5 yose ugiye kuyamena. Birashoboka kandi ko byanagufata amezi 2 3 ari iyo situation bikirimo.
birashoboka cyane ko umuntu ugiye gushinga salon de coiffure ashobora nawe gutangira gutyo akishyura inzu, akishyura abakozi, akagura ibikoresho, ipatante buri kimwe cyose akaba yakishyuye, umuriro ukawuguzwe, ariko n'ubundi ukaza gusanga kubera ko iyo salon itaramenyekana ntabwo aragira clientele, nibwo agitangira, bikajya birangira mu kwezi yarogosha abantu babarika ari abantu batararenze 30. bivuze ngo buri munsi ni nkaho yogosha umuntu umwe gusa. Ariko hari n'igihe kizagera iyo amaze kwemera akabicamo, akamenya ko ari part of business, akihangana, byaba na ngombwa nimba amafaranga arimo arasa nkaho ari kujya mu gihumbi, akemera agafata andi agasubizamo, agakora backup cyangwa se akongeramo andi mafaranga, abakozi agakomeza akabishyura, ntacike intege, agakomeza akishyura inyubako, agakomeza agashaka ibikoresho, umuriro agakomeza akaba uhari. Hari igihe kigera nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2 yasara ukajya winjiramo buri gihe ugasaba gutonda umurongo, ahubwo ukaza kujyaho haciye abantu nka 5 cyangwa 10 wicaye utegereje ku murongo. Rero success yose nagira nkwibwirire yuko iyo ugitangira usanga uri gusabwa imbaraga nyinshi kuruta umusaruro ubona, usanga uri gusabwa gushyiramo amafaranga menshi kuruta we ayukuramo, usanga uri gusabwa mu yandi magambo gushyiramo umwanya mwinshi, ariko wareba amafaranga ukuramo ugasanga ntabwo bingana. Rero nibikubaho urimo urashaka kugera kuri success runaka, ntabwo uzaba wayobye inzira, ahubwo it's a part of business. You will feel that you are working more than what you are getting paid for. So ngira ngo kiracyo cyumvikanye. Then akandi ga point kanyuma nako tugiye gusorezaho karavuga ngo it will take time to achieve that greatness. Ibintu byose wumva ushaka kugeraho banza umenye nyirizina ibyo ari byo, niyo nama naguha. Setting your goals, setting your dreams, making it visible, bigira ibintu bigaragara ubwo ati nshaka kugera kuri iki kintu, kidetermining cyangwa se kigaragaze, kigire specific, uvuge ngo ni ikintu iki nshaka kugeraho. Then muri wowe ubanzwe prepared, witegure ko bizagufata igihe. Hari post nigeze gukora ivuga ngo Rome cyangwa se umujyi w'i Roma ntago wigeze wubakwa mu ijoro rimwe nshuti yanjye. Ushobora kujya ahantu ukabona umujyi ama etage n'ama etage, imihanda ukabyishimira, ariko gitekereza ko bira bintu bitubatswe mu munsi umwe. Ushobora kuza muri Kigali ukabona amazu meza, ukabona imihanda myiza, ukabona amatara, ukabona amashanyarazi, ukabona amazi kuri buri muntu, ukabona n'ibintu byiza, ariko gito unatekereza ko bira bintu bitubatswe mu munsi umwe. Nawe rero nimba ushaka kugira great achievement zifatika, kavuga ati nshaka kugira amazu mu mazina yanjye, nshaka kugira imodoka mu mazina yanjye, nshaka kugira amakampani mu mazina yanjye, inganda mu mazina yanjye, nshaka kugira real estate mu mazina yanjye, nshaka kugira ibigo by'ama-université, ibigo by'amasegonderi byanjye, nshaka kugira ama-factory, buri kimwe cyose wumva ushaka kugira mu mazina yawe, tekereza ko kitakorwa mu munsi umwe, tekereza ko bizagutekinga time, tekereza ko bizagufata igihe, ntabwo bizigira biba mu munsi umwe. There is no success which comes overnight. Ntabwo success iza mu ijoro rimwe, nta na elevator ikugeza kuri success. The all success is a journey, not a destination. Success yose ni urugendo, ntabwo ari ibintu utekereza ngo uhite ubigera ako kanya. So rero icyo nakubwiraga nshuti yanjye, niba ushaka kugera kuri success, itegure guca muri bino bintu 10 byose twavuzeho. Ndabinyuramo nihuta. Hari aho twavuze ngo you will lose some friends, uzatakaza inshuti niba ushaka kugera kuri success. Twanavuze ngo you will think you are going crazy, uzanagira ku rwego utekereza yuko wabaye umusazi, ndetse n'abantu bagutekereze nk'uwasaze kubera uburyo uzajya uri muraharanira inzozi zawe. Ndetse you will feel pain, uzumva uburibwe bitewe na success ushaka uko ingana, bitewe n'impamvu yawe gutuma ukora uko ingana, bizagutera kugira gute gufilinga pain. Ndetse you will almost talk to yourself out of it hundreds of time. Hari igihe runaka uzajya wicara utekereze wumve ko hari success atari yawe, ibintu wagiyemo hari atari ibyawe, utangira nayo kwishidikanyaho inshuro zirenga 100 bizakubaho. Ndetse twanavuze ku kintu kivuga ngo you will cry before you get it. Ushobora kuzagera no ku rwego utakaza amarira, ukarira, mbega ukababara, ukagira agahinda gakomeye mbere yo kugera kuri ya success. Mu rugendo rwawe hari aho bizagera ubabare bikomeye mbere yo kugera kuri success, kuko there is a lot of challenges. So haba harimo imbogamizi, haba harimo intambara ugomba kurwana mbere yo kugera kuri success. Niyo mpamvu bigutera kuba ushobora kurira mbere yo kubigeraho. Ikindi twagarutseho twavuze ngo your family and friends
will discourage you and reject you. Bamwe mu bafamiliye bawe, abagize famiye yawe ndetse na bamwe mu nshuti zawe bazaguca intege. Byitegure icyo ushaka kugeraho cyose, icyo ushaka gukora cyose, itegure ko hari bamwe mu bafamiliye bawe mutazabyumva kimwe baguca intege, ndetse n'inshuti zawe zimwe na zimwe ziguca intege, ndetse zange kugushyigikira kandi zari zibishoboye. Ikindi twagarutseho twavuze ngo you will feel that you are working more than what you are getting paid for. Hari igihe uzatangira kujya ubona uri gukora byinshi cyane kurusha inyungu uri kubikuramo. Igihe uri gutangira always muri business, always mu kazi runaka, ugitangira uri gukora cyane, ugakutanga imbaraga zawe nyinshi, ugatanga umwanya wawe mwinshi, amasaha menshi, ariko ugasanga inyungu iri kuza ari ntoya. Rero ibyo byose nabyo nibikubaho uzibuke ko ari part of business. Twabigarutseho ni zimwe muri inevitables of success. Hanyuma hari ikindi twasorejeho twavuze ngo it will take time. Success ikomeye runaka ushaka, numara kwidetermina ujye unibuka yuko bizafata igihe runaka. Ntango umujyi wa Roma wageze wubaka umunsi umwe. Twanatanze urugero ngo na Kigali yacu uko imeze uyu munsi, turi grateful kuri ibyo, ariko ntango bigeze bikorwa umunsi umwe. Nawe umunsi uzajya uba wamaze kudetermina ibyo ushaka kuzageraho, jya wibuka ko ari process, ntango ari mu munsi umwe ngo uhite ubigeraho. Hello everyone, mwiriwe neza. Nitwigira neza Yves, ngiye kubaganiriza kuri topic nziza cyane. Ni topic iri buze kuba igaruka ku kintu bita inevitables of success, cyangwa se ibintu utagomba kwirengagiza kunyuramo nimba ushaka success. Rero nizere ko turi buze kubana mukabyumva neza cyane. Abantu benshi bifuza success, ariko ntago bemera gutanga ikiguzi bisaba kugira ngo munagere kuri success. Abantu benshi bifuza kujya mu ijuru, ariko ntago biteguye gupfa. Okay, rero ndagira nkwereke inzira cyangwa se ibyo ugomba kunyuramo, ibyo ugomba kwitegura kunyuramo kugira ngo ugere kuri success. Nimba utiteguye kubinyuramo, say bye bye to success. Igendere hakiri kare, ntabwo success yabikubereye. So nihutishije naje kubona amanota yo gukomeza muri kaminuza muri IPRS Kicukiro, aho nigaga mechanical engineering ibijyanye na production and manufacturing, cyangwa se bijyanye n'inganda ndetse n'amasudire. Hanyuma rero nabyo nabyigaga ku manywa, nigira kuri buruse ya leta birumvikana nigaga ku manywa, nimugoroba nkajya gucuruza ibiraha n'amacapati kugira ngo ndebe ko nabona uburyo nabona ibifasha ishuri cyangwa se bishyigikira amasomo kugira ngo iminsi ikomeze kwicuma. Rero nyuma naje guhura n'amahirwe ya network marketing opportunity, nza kubwirwa opportunity yo gukorana na network marketing industry, nza kuyemera mu buryo bugoranye. Kubona starting capital byarangoye, binsaba kwigomwa bikomeye cyane. Mfata umwanzuro, ngurisha laptop niganaga muri kaminuza ya Positivo, ngurishaga telefone nakoreshaga kuri WhatsApp, ndetse ndaguzaguza kugira ngo mbone uburyo ntangira. Gusa uyu munsi ndi very grateful ku mwanzuro nafashe, ndetse ndumwe mu bantu bavuga ko success knows no age. Ntabwo success yitaye ku myaka yawe nshuti yanjye, nimba ukiri mutoya, nimba ushaje, ntabwo success ireba iby'imyaka. Success knows no background, ntabwo success yitaye aho uvuka. Rero ibyo nakubwira naba mbihagazeho 100%. Success knows no age, success knows no background. Success cyo yitayeho ni wowe ubwawe gusa, n'uburyo uri serious, n'uburyo witeguye guca muri bino bintu tugiye kuganiraho nimba ushaka kugera ku iterambere koko. So rero ibintu utazabura guhura nabyo nimba ugiye gutangira inzira yo kujya ku iterambere, nimba hari business ushaka gukora kugira ngo uzatere imbere, bino bintu ntabwo ushobora kuzabicika. Nshuti yanjye, ikintu cya mbere turavuga ku bintu bigera ku 10, ariko ikintu cya mbere kiravuga ngo you will lose some friends. Nimba ushaka gutera imbere, yaba muri iyi business cyangwa se muri business zisanzwe, cyangwa se mu kazi, cyangwa se mu ishuri, nimba uri n'umunyeshuri, bino bintu birakureba. Kuko hari igihe iyo ushaka kugera kuri success y'ikintu runaka, ugomba kwitegura kuzatakaza inshuti, kuko nta na rimwe uzigira wumva ibintu uko byumva bihuye n'uko abandi bose babyumva. Kandi igihe cyose uzashaka kwactinga mu buryo bwo kugira gushimisha abandi bantu, wowe ubwawe uzaruzinga an opportunity. Ugomba gukora rero witeguye ko mu nzira yawe uzatakaza inshuti. Hari aho mutazigira mu byumva kimwe nk'uko wowe ubyumva. Abanyeshuri twiganaga muri kaminuza n'abantu ba mbere banciye intege. Abantu bose bari banzi, abo twasenganaga aribo bari inshuti zanjye magara, ariko nibo bantu ba mbere banciye intege. N'abantu ba mbere bambwiye ati Yves, ibintu ugiyemo kuva kano kanya nta nubwo twakongera kukwita inshuti yacu. Nushaka unasubira nimero yacu muri telefone zawe, ntuzongere kutuvugisha, ntuzongere kutwandikira.
So rero nawe itegure nimba hari inzira runaka ushaka kujyamo ya success, you will lose some friends. Hari igihe rimwe na rimwe uzajya gukora business yindi, ufite business idea, abantu benshi baguca intege. Nibyo byabaye kuri uriya mugabo umuherwe wakoze Facebook ndetse na za Instagram, Mark Zuckerberg. Yatangiye kuzana idea ayigejeje ku banyeshuri bari kumwe kuri crew bagendanaga, bose bamuca intege. Ariko babiri bemeye kugendana nawe uyu munsi, uko bose ari batatu n'ababilionnaire. So rero yaboneka itegure kuzarozinga some friends niba ushaka gutera imbere. Icyiza nuko ibanga nakubwira nshuti yanjye nuko n'ubundi baravuga ngo people, abantu ntabwo bazigira gukunda mu gihe cyose ushaka kuba extraordinary. Bagukunda mu gihe cyonyine uri average, nibwo baba bari muri comfort cyangwa se bashimishijwe banezerewe n'ubumwe mugiranye. Ariko iyo ushatse buri gihe kwatacinga ku bintu biri great cyangwa se bidasanzwe, biri extraordinary, bita bimakinga your people discomfort, cyangwa se ntabwo bakomeza kumva bari muri comfort ya friendship yawe nabo. Niyo mpamvu uzasanga rero bigusaba kwitegura kuruzinga friends and family. Hanyuma point ya kabiri tugiye kuvugaho kugira ngo ugere kuri success iyo ariyo yose, nshuti yanjye nizere kuri kunyumva hano nta na hamwe nabogamiye. Waba uri ukora iyihe business wikorera, waba ufite company nini, waba ufite akazi runaka bisanzwe, ibi bintu ni ibintu ugomba kwitondera nimba ushaka kugera kuri success. Rero point ya kabiri kuvuga ngo you will think you are going crazy. Hari igihe kizagera ujye utekereza ko nawe hari wabaye umusazi, ndetse n'abantu benshi, imbaga y'abantu benshi bakuzi bajye bakubona babone wabaye umusazi. Ndetse nimba uzi kuri mu rugendo rwa success ukabuzi ko nta muntu n'umwe kugiraho confusion ngavuga ati hari runaka yarasaze, nshuti yanjye mbanza ntacyo wari watangira gukora, ahubwo nakugira inama yo gutangira bundi bushya. So rero igihe cyose uvuga ati ngewe ndashaka success runaka, ndashaka gutera imbere ku rwego rwo hejuru, itegure ko society izabanza ikagera ku rwego gufata nk'umusazi bitewe n'ibintu uzajya uri gukora na commitment uzajya ubifitemo. Hahandi umuntu akora no mu mvura agakora, hahandi umuntu akora mu gicuka abandi basinziriyeho ntiyumve imbeho agakora, hahandi akora mu gitondo abandi aribwo baryohe n'ibitotsi agakora, hahandi akora amajoro abandi bumva bananiwe, abandi bakajya muri weekend kwishimisha wowe ugakora. So bazabona kuri crazy, kandi nababwiye ko kuzabitekerezaho bigere ku rwego ushobora kubona warabaye crazy. Bityo rero icyo gihe izaba ari part of your success, noneho uzaba uri mugenda wa approaching your success. Ariko nimba uyu munsi ukora ibintu ukabona biri cyari perfect muri society, baracyabifata neza, barakubona bakabona rwose uko wabikoze niko kwiza kubashimishije, my dear friend, nta kintu wari wakora. Ukeneye gukora kugeza ku rwego confusing society, bakabona yuko hari uri crazy. Nkunda umugabo witwa Nelson Mandela yaravuze ngo it seems like impossible until it's done. Igihe cyose uba ugomba gukora confusing abantu bakabona n'ibintu uri ufite, inzozi urota, intego zawe bikaba confusing, bakajya babona ibintu byose uri kubabwira bidashoboka kugeza igihe ubishoboreye, nshuti yanjye. Twagiye kuri point ya gatatu. Point ya gatatu tugiye kuvugaho muri za ngingo tugiye kuvugaho zigera mu 10 zigaragaza ibyo ugomba gucamo mbere yo kugera kuri success. Point ya gatatu yagarutse ku kintu kivuga ngo you will feel pain. Uzumva uburibwe. Uzumva uburibwe. Musaza His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo kora cyane kugeza igihe wumvira uburibwe, kubera ko ubukene bwo buraryana kurutaho. So rero sinzi nimba nawe uyu munsi ujye ukora kugeza ku rwego wumvisha uburibwe, cyangwa se uri wa muntu ukora wakumva bikunaniye, wakumva unaniwe, wakumva urushye, ukavuga reka njye kugira gute, reka njye kwiruhukira. Nimba uri kwibabarira, nawe success izakugeraho ariko yibabarira. Mu yandi magambo ntango izigera ikugeraho for free, ntango izigera ikugeraho yihuse cyangwa se mu buryo bworoshye. Nayo izibabarira igenda iza gake gake, kuko nawe uribabarira iyo ugeze aho bikomeye, uribabarira ukavuga reka nduhuke. Iyo wumva gatagacurane kaje ati ndarwaye, turyame iminsi 2. So my dear friend, your success nayo izagiza gake irwaremo gake, rimwe ivuge ngo ntabwo ndi muri mood yo kumusanga kwa ko nawe ujye ukavuga ngo uyu munsi ntabwo ndi muri mood, ndumva nabyutse nabi. So success nayo izagikuzaho igenda nabi. So rero you will feel pain, be ready. Itegure ko nimba hari urugendo ugiye gutangira uyu munsi, maybe ugiye gutangira restaurant, maybe ugiye gutangira
ese umushinga wo gukora salon de coiffure, mbese ugiye gutangira umushinga runaka wo kubaka, ntabwo uzigera ubona inzu yawe isa neza nkuko wayibonye plan umaze kuyikora ukayibona utigeze feeling a pain. Every success will require you to feel pain before you get it. Buri success yose izagusaba kubanza ugafeelinga pain, uburibwe, mbere yo kugera kuri ya success. Kandi buri success yose hano ku isi, abantu bose bagera kuri success urebye baca muri mu nzira zijya kumera kimwe. Ntuzareba network marketer barenze binjiza amafaranga menshi buri kwezi buri mwaka ngo ugire ngo kugira ngo abigereho bigeze bataruka iyo step. There is no elevator to success. Nta na rimwe uzigera ubona ascenseur ikuzamura cyangwa se lift ikuzamura kugera kuri success ya direct. You will have to take a stairs. Uzaba usabwa gufata escalier nshuti yanjye. Muri izo escalier rero harimo na escalier yindi ugomba gufiringa ukanaba prepared ko ugomba kuyicamo, iyo bita feeling pain. Ugomba gufiringa pain. So rero nshuti yanjye nizere ko iyo point wayumvise. Tugiye kuri point ya 4 nayo zimwe mu ngingo 10 usabwa kwitegura cyangwa se nko usabwa kwitegura kunyuramo nimba ushaka kugera kuri success ihambaye. Ingingo ya 4 rero iragaruka ku kintu kivuga ngo you will almost talk yourself out of it hundreds of time. Uzagenda rimwe na rimwe nawe ubwawe wiganiriza ndetse wishidikanyaho wumva ko hari nawe umwanzuro wafasha atari wo inshuro zirenga magana. Ntabwo ari inshuro imwe nshuti yanjye. Hari umunsi uzajya ubikora ubone byanze, urangiza ugende mu cyumba wigunge wiganiriza uvuga atari ku bungu bari bandoze njya gufata uriya mwanzuro, ariko ubungu ubundi uriya muntu wamaye business idea ubundi ntiyantuburiye, uriya muntu ubundi ntiyandoze, uriya muntu bite nawe ubwawe wishidikanyeho. So icyo gihe uzaba uri muri part of your success. Nawe ubundi ukoze ikintu ukora direct hatajemo akantu ko kujya ukibazaho nawe ukibaza nimba ko kari byo cyangwa atari byo, ntabwo icyo kintu cyaba kinahambaye. Burya ugomba gukora ikintu nawe ubwawe kigera ku rwego kiguconfusing. Burya igihe kitangiye guconfusing cyari kiri kukubaza ngo are you serious you want success, kubera ko ntabwo cyahita kiza direct. Impamvu rimwe na rimwe uzaba ufite intego ukaba ufite inzozi ariko wageramo hagati ukabona birakomeye, biba biri kukubaza ngo are you serious you want success. Ese uri serious koko ukeneye success? Ni nkuko wafata umuhanda uri kugenda ahantu runaka uzi neza destiny yo muhanda, uzi neza aho umuhanda uri bukugeze cyangwa se uri kugarukirize, ariko mu hagati utaragera ahandi wari uzi neza witeguye kuza kugera. Uhagejejwe na wa muhanda mu hagati ukaza kuhabona ibiziba, mu hagati ukaza kuhabona umuhanda waracitse, mu hagati ukaza kuhabona habereyemo impanuka, hasa nkaho mbega agiye kuguteza mbutiyaje. Rero umuntu utari serious ahita akata inzira agasubirayo kuko abonyemo ikintu kimeze nk'ikigusha mu nzira. Ariko iyo uri serious ushobora gutegereza iyo mbutiyaje ikava mu nzira, nimba ari mbutiyaje kemera ukihangane wahamara isaha ariko kuko ushaka kugera kuri cya kintu kiri imbere ya hahandi urategereza. Ushobora kubona umuhanda waracitse biri bugusabe kuwucamo, mu zindi strategies zidasanzwe zikoreshwa mu muhanda uzemera uzikoreshe kuko uhaye agaciro ikintu kiri imbere ya hahandi iyo nkomyi yabereye. So rero umuntu utari serious we ahita akata agasubirayo. Ngiye kubaza akabazo, ese buryo umuntu wari umufasha umuhanda avuga ati ngiye hakurya mo hagati akaza kubonamo ikintu kiri kumubuza kugerayo neza, yakase agasubirayo, cya kintu abakigezeho? So igisubizo wakihereza, ariko ndakeka igisubizo cyawe kiri buze kivuga ngo ntago cyakina abakigezeho. So igihari rero no kuvuga ngo icyo kiri impamvu kiba kije hagati mu rugendo rwawe rwo kugera kuri ya ntego yawe, rwo kugera hahandi ushaka, kiba ari kikubaza ni muri serious kuri za ntego zawe, kiba ari kikubaza ni muri serious kuri za nzozi zawe, kuri hahandi ushaka kugera. Then uri serious urakomeza ukagenda. Uramutse uvunitse ugakomereka wenda ugasitara ino, wari ufite gahunda yo gukomeza ukagenda, wakwemera ukanafata igiti ukicumba ukagenda ucumbagira ukagera iyo uhaye agaciro ikintu kiri hahandi wari uri kujya. Ariko iyo utagihaye agaciro tuvuga ati navunitse reka nisubirire inyuma. So nagira nkwibwirira yuko hari umusajya nawe witekerezaho ubone ahantu ugeze birakomeye, hasa nkaho afunganye, hasa nkaho nta yindi nzira ikomeza, ariko bizajya biba ari kugira ngo ubanze witekerezeho wongere wiyibutse nimba ko kuri serious ku ntego zawe no ku nzozi zawe. So umunsi wajya ubona nabyo biciyemo bizajya biba ari part of your success. Indi ngingo ya 5 iravuga ngo you will lose some money. So ntutekereze kuzakora ngo ugere kuri success nta mafaranga na make yabigendeyemo, ntabwo bishoboka. Abakire benshi cyane hano batumiza imari, bagatumiza imari zikaza mu kontineri bigaca mu bwato, bimwe bikaza kuburira mu mazi, hari amamiliyoni arenga 50 arenga miliyoni zingahe.
wowe uri kumva ushaka kugera kuri success n'amafaranga na make y'uruzinze ntibishoboka. So uyu munsi wa none nimba hari business runaka ushaka gukora, hari usanzwe gukora se, hari ushaka gutangira se, itegure ko yego hari amafaranga uzagayininga, ariko hari n'amafaranga nawe uzatanga, my dear friend. Ubundi hari abantu baciye bavuze story bavuga ku kantu kavuga ngo success and failure are twin brothers, cyangwa se intsinzi n'intsinzwi cyangwa se no guhomba ni nk'abana babiri b'impanga. Mbega ni nk'amaguru abiri, iburyo n'ibumoso. Iyo umuntu ari kugenda ntabwo agendesha iburyo gusa ngo nuko ngo akaguru k'iburyo ngo tuzi ko ariko gakomeye. Oya, iyo umuntu agenda akenera akaguru k'iburyo ndetse n'ak'ibumoso, kuko atera k'iburyo akongera agahita atera n'ak'ibumoso. Uko niko umuntu wese ufite mindset ya business agomba gutekereza. Today you succeed, tomorrow you fail, to the day after tomorrow you succeed, the day after you fail. Bigenda gutyo, fail, succeed, fail, success, fail, success, fail, success. Ariko nakunze amagambo yavuzwe n'abagabo bakomeye cyane, harimo Jack Ma, harimo ba Joe Biden, harimo abagabo benshi bagiye bayagarukaho, bakunze kuvuga ngo kugwa ntabwo ari ikibazo, ndetse baravuze ngo igipimo cy'umugabo ntabwo bagipimira ku nshuro yaguye, ahubwo bakibarira ku gihe amara hasi yaguye. Ese agira umwete ungana iki mu kwita yongera agahaguruka? Nicyo kizakubwira uno mugabo. Naho ubundi kugwa si ikibazo, nta mugabo utagwa, ahubwo umara iminota ingahe hasi iyo waguye. Ese wihagurutsa vuba mu gihe kingana iki iyo waguye? Mbega iyo wafailinze wongera gukora backup ryari, wongera gukora backup mu gihe kingana gute? Ikibazo si ugufailinga, ahubwo ikibazo no gufailinga warangiza ukayamanika ati nayamanitse ntabwo ndi bwongere gutrying. So jya ukomeza ugerageze until you succeed. Then point indi tugiye kujyaho irimo iravuga ngo you will cry before you get it. Hari n'igihe bizagusaba kurira, my dear friend. Hari igihe uzasabwa kurira kugira ngo ubashe kugera kuri success. Ndabyibuka nanjye byambayeho hari igihe najyaga nicara nkumva amarira arimo aramanuka, nta muntu wankubise. Byari byakubaho, nta muntu wagukubise ukabona amarira arimo aramanuka. Bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko hari n'ayatemba ajya hanze kandi uri umugabo, kubera yuko ushaka kugera kuri success yarawugira ukabona neza biranze, bikaba bishoboka ko wanarira. Rero nawe umunsi bizakubaho ukabona uri murarira, it's a part of business. Ahubwo ikintu kibabaje, nsigaye mbwira abantu nkababwiza ukuri, igitangaje si uko wabona uri gushaka kugera kuri success ariko ukabona rimwe na rimwe ntabwo biraza neza, biri gusaba ko uburara, biri gusaba ko rimwe na rimwe uracyana bakwa yandi road, ariko ukabona rimwe na rimwe wabuze nayo kwishyura inzu kandi uri mu nzira yo kugera kuri success. Rero ntabwo ikibazo ari uko burya waburaye, ntabwo ikibazo ari uko waba se wabuze yo kwishyura yandi road, ntabwo ikibazo ari challenges ucamo, ahubwo ikibazo wowe ni reaction ugira nyuma y'izo challenge. Hari umuntu uvuga ngo ndumva byakomeye, naburaye nabwire sasa ndigendeye, ntabwo nzongera gutryinga bino bintu ndabona bikomeye. Hari undi uvuga ati birakomeye umunsi ariko ngomba gutryinga ahubwo more time. Nimba najyaga trying 10 ku munsi, hari ibintu nakoraga 10 ku munsi, ngiye kujya mbikora 20 ku munsi, nibwo nzirukana kino kintu cyo kubura, nibwo nzirukana kino kintu cyo kubura amafaranga yarandi road. Ese we reaction yawe biyihe ubundi uramutse uhuye n'ibibazo? You umaze gucryinga kuri ya nzira yo kugera kuri success, what become your reaction? Iki cyita gihinduka reaction yawe. Ndagira ngo uze kubitekerezaho. Kurira si cyo kibazo, kubera ko n'abantu benshi bose uzi babakire babaye successful nabwo babinyuzemo, kuko twamaze ko nakari inevitables of success. Nta muntu umwe wigeze akira bitabanje kumuriza, bitigeze bibanza kumubabaza ku rwego bishobora kumuriza. None se wowe nimba uri murarira, byibura ni byiza ko wariza, ariko se reaction yawe nyuma yo kurira imeze ite? So nagira nkwibwirire ko no kugira ngo ugere kuri success hari abo bigera bigasaba ko ushobora no kurira amarira asanzwe kandi uri umuntu w'umugabo, kubera ko business hagira imwe ihura n'ama challenge menshi, ukajya kubona ukabona ibintu byawe byose wararanguye babyibye kandi n'amafaranga waranguje n'inguzanyo, ufite risk z'amafaranga uzishyura kuri credit yawe, none bigiyeho yuko n'iduka ryawe ryose cyase shop yose bayigize gute bayibye. Ugasanga abana bawe barashaka kujya ku ishuri nta minerivare, ugasanga madamu wawe yagiye muri maternité kubyara, ugasanga ni ikibazo. Birashoboka ko warira rero, ariko ntabwo igisubizo cyo kucyanyuma yo kurira ari ukuhita ubivamo. Rira yego ni byiza uruhure mu mutwe, ariko ukomeze gukora.
nibwo uzagera ku cyo ushaka kugera. Kuko nuvuga ati ndarize ndababaye ariko mbivuyemo, ntabwo n'ubundi ari buzaba ugeze kuri success. So ngira ngo icyo cyumvikanye. Tugende ku indi point iri kuvuga ngo your family and friends will discourage you and reject you. Ntuzigere utungurwa nubona famille yawe mu gihe uri muri urugendo rwa success bari kukudiscouraging, bari kuguca intege ndetse ukabona bari kukurejectinga. Nimba byari ngombwa ko hari abagufasha bagutera ingabo mu bitugu ukabona barakurejectinga, avuga ati no, ntabwo tubyemeranyaho nawe, ntabwo tubyumva kimwe, ibintu ushaka gukora ntabwo twabyumva kimwe. Ibyo bizakubaho. Byagiye bitangira ndabyibuka tukiri muri za secondaire, washaka nko kujya muri section runaka iwanyu bakakubuza kandi ari famille yawe, bagashaka ko wiga ibyo bo bashaka. Kandi nyamara ubundi hari umugabo wavuze ngo nimba ushaka kuba different cyangwa se ushaka kuba umuntu udasanzwe utandukanye, ikintu no gukora ibintu bitandukanye, ariko ikibazo usanga mentalite z'ababyeyi, mentalite z'abantu bakuru bashaka kugushyira mu byo nabo bakoraga. Nimba papa wari engineer aba yumva ashaka ko wiga nawe engineering. Nimba usanga mama wari umunyamategeko abashaka ko nawe ukora amategeko. Nimba hari umudokiteri mu babyeyi bawe bashaka ko nawe uzaba docteur cyangwa uzavura. Ntabwo ari byo. Wowe ushobora kubaho gushaka kuba different nabo wasanze mu muryango wawe, ushaka kwachivinga ibirenze ibyo wasanze mu muryango wawe, biragusaba rero gukora ibintu bitandukanye n'ibyo bakoze. Ntabwo bisaba gukomeza kugendera muri wa mujyi wabasanzemo. Rero icyo nashatse kuvuga hano, ni byiza cyane ko uzajya ubona rimwe na rimwe utari kubyumva kimwe n'abantu bo mu muryango iwanyu, bizaba birimo bigusunikira kuzachivinga ibirenze ibyo babashije kwachivinga. Kuko n'ubundi yaba mubyumva kimwe bya bisobanuye ngo uzanachivinga ibyo nabo bachivinze, kuko ubwo nabo n'ibyo bitekerezo ari byo bafite, ubwo ibyo babashije kugeraho nawe ibyo bitekerezo nawe ari byo ushyira muri wowe, ibyo babashije kugeraho nibyo nawe uzabasha kugeraho. So ntago success rero yitaye ko ibintu wabanje kubyumva kimwe na famille n'abakuru bawe na bene wanyu, ahubwo ba prepared. Itegure ko nimba ugiye mu rugendo rwa success bishoboka cyane ko uzagenda uhura naho iwanyu famille bwite baguca intege, batabyumva kimwe nawe, bakakudiscouraginga, bakakurejectinga, ariko n'ubundi ugakomeza. Hari aho uzasanga n'umukunzi wawe bwite, umukunzi wawe kwa kundi uri nk'umusore ukaba ufite chérie, ufite fiancé, akubwira tumva mubwire inshuti yanjye, nimba ugiye gukora ibyo bintu uhite unyibagirwa, urahitamo kimwe, urahitamo ibyo bintu cyangwa uhitemo ngewe. Can you imagine nk'umuntu waguciriye agiye ku rwego rwo hejuru, ntabwo azaga gushyigikira avuga ati nari umukunzi wawe, ibyo wajyamo uko biri kose nanjye ngomba kubijyamo. Ahubwo icyo ahitamo gukora, aravuze ngo nimba ugiye muri ibyo bintu urahitamo kubikora ngewe undeke cyangwa se umhitemo bireke. Ibaze nk'icyo kintu. Bibaho rero ntibizagutungura inshuti yanjye, kugira ngo ugere kuri success hari igihe uzajya uhura n'utuntu nk'utwo, famille, inshuti bakakudiscouraging, bakaguca intege. So nizera ku kantu kumvikanye. Akandi ga point kari kuvuga ngo you will doubt yourself thousands of times, cyangwa se uzajya wishidikanyaho inshuro zirenga 1000, kuko hari igihe nkuko nabivuzeho kuri ya point nundi yabanje yajyaga kuvuga kimwe n'iyi, hari igihe bizakubaho kuzajya wicara mu cyumba bwawe, tekereza amahirwe warayafashe, yego wakoze buri kimwe, yego warashoye, yego hari business watangiye, yego watangiye amasomo, ariko nimba ari nk'umunyeshuri ntange nk'urugero, aburiya kwambara gukora graduation biraryoha, ariko iyo abanyeshuri bafite ama assignment, y'abanyeshuri barimo bariga mu majoro, bafite ama projet bari gukoraho, bafite ibitabo bari gukoraho, baravunika. Niyo bakiri mu wa mbere arakora wenda bagiharaye kuvuga ngo ndi muri kaminuza muri iya 1 cyangwa level 1, ariko ageze mu wa kabiri atekereza yararangije mu mwaka wa mbere, ariko ari gutekereza umwaka wundi wa kabiri, wa gatatu ukiri imbere yiwe. Birashoboka cyane rero ko aho ngaho yatangira kugira gute, yatangira kwishidikanya, akabona ndetse yarakoze error, yarakoze amakosa mu kugira gute, mu kuba yakora this business cyangwa se kuri ayo masomo, guhitamo ibyo bintu byose ari gukora, ugasanga atekereje ko ari error yakoze. Rero nshuti yanjye ndagira ngo mushishikarize ko igihe cyose uri gukora business, igihe cyose uri mu masomo, igihe cyose uri mu biki, birashoboka ko uzagera ukajya witekerezaho ndetse cyane, yego ukumva ko byanga bikunda nawe ukishidikanya wese ni ngewe ivyo wabikoze cyangwa nundi. Birashoboka cyane rero ko uzagera ku rwego nawe uzajya wishidikanyaho, kandi bikazaba ari part of business. Indi point rero iragaruka ku kintu kivuga ngo you will feel that you are working more than what you are getting paid for. Igihe cyose gitangira business, igihe cyose gitangira buri kintu icyo ari cyo cyose, yaba ari n'akazi ukorera boss cyangwa se ari nde wundi uri gukorera, buri kimwe cyose uri gukora ari kuri mu nzira yo kuvuga ati ngiye nshaka kugera kuri success. Kimwe mu bintu bizaranga iminsi yawe ya mbere cyangwa se imyaka yawe ya mbere muri urwo rugendo rwo gukora yo kugera kuri success, uzajya ukora ariko ubona imbaraga watakarije mu gukora
ni nyinshi cyane kurusha umusaruro urimo urabona muri ibyo bintu uri gukora. Uzagera ku rwego uzajya utekereza usange urimo urakora cyane, ugakoresha imbaraga nyinshi, ugakoresha umwuka mwinshi, ugakoresha umwanya munini cyane, ariko umusaruro ukaza ari agatonyanga. So ibyo rero nibikubaho uzamenye ko nabwo ni part of business. Ntekereza ko mbahaye urugero rworoshye rwumvikanira muri business zisanzwe tuzi hano hanze muri societe, wabyumva vuba cyane. Ntekereza ko uriya muntu muzi uzi muri quartier ufite restaurant ikunzwe, uyu munsi ushobora gusanga agira abakiriya benshi ku rwego ushobora no kujya kumureba saa 2 nimba wenda nijoro ubundi yaramenyereje abakiriya ko na nijoro nta kibazo bafite ibyo kurya, ariko ushobora gusanga wajyayo na saa 2 ugasanga ibyo kurya byashize, atari uko mu gitondo atari yabibyukanye, yarabifite rwose, ariko kubera abakiriya benshi agira, hari igihe kigera ibyo yari yaranguye byose, ibyo yari yateguye byose bigashira. Ariko nyamara umubajije buriya story wagitangira, nawe hari igihe yakoraga cyane, abakozi be bakoze cyane, bagategura byo kurya bikaba bihari, ariko bikaza kurangira agurishije isahani imwe. Hello, ibaze kugurisha isahani imwe kandi wari wabiteguye, bikaza kurangira andi masafuriya nk'abiri 3 5 yose ugiye kuyamena. Birashoboka kandi ko byanagufata amezi 2 ari iyo situation bikirimo. Birashoboka cyane ko umuntu ugiye gushinga salon de coiffure ashobora nawe gutangira gutyo, akishyura inzu, akishyura abakozi, akagura ibikoresho, ipatante buri kimwe cyose akaba yakishyuye, umuriro ukawuguzwe, ariko n'ubundi ukaza gusanga kubera ko iyo sari itaramenyekana ntabwo aragira clientele, nibwo agitangira, bikajya birangira mu kwezi yarogosha abantu babarika, ari abantu batararenze 30. Bivuze ngo buri munsi ni nkaho yogosha umuntu umwe gusa. Ariko hari n'igihe kizagera iyo amaze kwemera akabicamo, akamenya ko ari part of business, akihangana, byaba na ngombwa nimba amafaranga arimo arasa nkaho ari kujya mu gihumbi, akemera agafata andi agasubizamo, agakora backup cyangwa se akongeramo andi mafaranga, abakozi agakomeza akabishyura ntacike intege, agakomeza akishyura inyubako, agakomeza agashaka ibikoresho, umuriro agakomeza akabuhari. Hari igihe kigera nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2 yasara ukajya winjiramo buri gihe ugasaba gutonda umurongo, ahubwo ukaza kujyaho haciye abantu nka 5 cyangwa 10 wicaye utegereje ku murongo. Rero success yose nagira nkwibwirire yuko iyo ugitangira usanga uri gusabwa imbaraga nyinshi kuruta umusaruro ubona, usanga uri gusabwa gushyiramo amafaranga menshi kuruta we ayukuramo, usanga uri gusabwa mu yandi magambo gushyiramo umwanya mwinshi, ariko wari amafaranga ukuramo ugasanga ntabwo bingana. Rero nibikubaho urimo urashaka kugera kuri success runaka, ntabwo uzaba wayobye inzira, ahubwo it's a part of business. You will feel that you are working more than what you are getting paid for. So ngira ngo icyo nacyo cyumvikanye. Then akandi ga point kanyuma nako tugiye gusorezaho karavuga ngo it will take time to achieve that greatness. Ibintu byose wumva ushaka kugeraho, banza umenye nyirizina ibyo ari byo. Niyo nama naguha, setting your goals, setting your dreams, making a visible, bigira ibintu bigaragara ubwo ati nshaka kugera kuri iki kintu, kidetermining cyangwa se kigaragaze, kigire specific, uvuge ngo ni ikintu iki nshaka kugeraho. Then muri wowe ubanzwe prepared, witegure ko bizagufata igihe. Hari post nigeze gukora ivuga ngo Rome cyangwa se umujyi w'i Roma ntabwo wigeze wubakwa mu ijoro rimwe nshuti yanjye. Ushobora kujya ahantu ukabona umujyi ama etage n'ama etage, imihanda ukabyishimira, ariko gitekereza ko bira bintu bitubatswe mu munsi umwe. Ushobora kuza muri Kigali ukabona amazu meza, ukabona imihanda myiza, ukabona amatara, ukabona amashanyarazi, ukabona amazi kuri buri muntu, ukabona n'ibintu byiza, ariko gito unatekereza ko bira bintu bitubatswe mu munsi umwe. Nawe rero nimba ushaka kugira great achievement zifatika, kavuga ati nshaka kugira amazu mu mazina yanjye, nshaka kugira imodoka mu mazina yanjye, nshaka kugira amakampani mu mazina yanjye, inganda mu mazina yanjye, nshaka kugira Mario Estate mu mazina yanjye, nshaka kugira ibigo by'ama-université, ibigo by'amasegonderi byanjye, nshaka kugira ama-factory, buri kimwe cyose wumva ushaka kugira mu mazina yawe, tekereza ko kitakorwa mu munsi umwe, tekereza ko bizagutekinga time, tekereza ko bizagufata igihe, ntabwo bizigira biba mu munsi umwe. There is no success which comes overnight. Ntabwo success iza mu ijoro rimwe, nta na elevator ikugeza kuri success. The all success is a journey, not a destination. Success yose ni urugendo, ntabwo ari ibintu utekereza ngo uhite ubigeraho ako kanya. So rero icyo nakubwira gashiti yanjye, nimba ushaka kugera kuri success, itegure guca muri bino bintu 10 byose twavuzeho. Ndabinyuramo nihuta. Hari aho twavuze ngo you lose some friends, uzatakaza inshuti nimba ushaka kugera kuri success.
twanavuze ngo you will think you are going crazy. Uzanagira ku rwego utekereza yuko wabaye umusazi ndetse n'abantu bagutekereze nk'uwasaze kubera uburyo uzajya uri muraharanira inzozi zawe, ndetse you will feel pain, uzumva uburibwe bitewe na success ushaka uko ingana, bitewe n'impamvu yawe gutuma ukora uko ingana bizagutera kugira gute gufilinga pain, ndetse you will almost talk to yourself out of it hundreds of time. Hari igihe runaka uzajya wicara utekereze wumve ko hari success atari yawe, ibintu wagiyemo hari atari ibyawe, utangira yo kwishidikanyaho inshuro zirenga magana bizakubaho. Ndetse twanavuze ku kintu kivuga ngo you will cry before you get it. Ushobora kuzagera no ku rwego utakaza amarira, ukarira, mbega ukababara, ukagira agahinda gakomeye mbere yo kugera kuri ya success. Mu rugendo rwawe hari aho bizagera ububabare bikomeye mbere yo kugera kuri success, kuko there is a lot of challenges. So haba harimo imbogamizi, haba harimo intambara ugomba kurwana mbere yo kugera kuri success. Niyo mpamvu bigutera kuba ushobora kurira mbere yuko ubigeraho. Ikindi twagarutseho twavuze ngo your family and friends will discourage you and reject you. Bamwe mu bafamiliye bawe, abagize famille yawe ndetse na bamwe mu nshuti zawe bazaguca intege. Byitegure icyo ushaka kugeraho cyose, icyo ushaka gukora cyose, itegure ko hari bamwe mu bafamiliye bawe mutazabyumva kimwe baguca intege, ndetse n'inshuti zawe zimwe na zimwe ziguca intege, ndetse zange kugushyigikira kandi zari zibishoboye. Ikindi twagarutseho twavuze ngo you will feel that you are working more than what you are getting paid for. Hari igihe uzatangira kujya ubona uri gukora byinshi cyane kurusha inyungu uri kubikuramo. Igihe uri gutangira always muri business, always mu kazi runaka, ugitangira uri gukora cyane, ugakutanga imbaraga zawe nyinshi, ugatanga umwanya wawe mwinshi, amasaha menshi, ariko ugasanga inyungu iri kuza ari ntoya. Rero ibyo byose nabyo nibikubaho uzibuke ko ari part of business. Twabigarutseho ni zimwe muri inevitables of success. Hanyuma hari ikindi twasorejeho twavuze ngo it will take time. Success ikomeye runaka ushaka numara kwidetermina, ujye unibuka yuko bizafata igihe runaka. Ntango umujyi wa Roma wageze wubaka umunsi umwe. Twanatanze urugero ngo na Kigali yacu uko imeze uyu munsi turi grateful kuri ibyo, ariko ntango bigeze bikorwa umunsi umwe. Nawe umunsi uzajya uba wamaze kudetermina ibyo ushaka kuzageraho, jya wibuka ko ari process, ntango ari mu munsi umwe ngo uhite ubigeraho.